hano barakubwira ati umugore yarari kugenda akora impanuka y'imodoka ikomeye cyane arangije kugwira mu ruzi, biza kuvuga yuko yamaze gupfa. Gusa mu by'ukuri ntabwo yari yapfuye, yaje kwivana muri ayo mazi, atekereza yuko imbaraga ziyo ziza kuba nkeya ashobora kuba yari kuba yarohamye muri aya mazi akaza kumira nyiri. Gusa byaje kurangira arokotse, abasha no kwikurayo, ahita agaruka mu rugo rwe vuba vuba aje kureba abana be. Gusa icyo atarazi nuko yihuse mu bihe ho imyaka 20, mbivuze mu yandi magambo, nimba twari mu mwaka wa 2026 we yisanze mu mwaka wa 2046, imyaka 20 imbere. Gusa nyine aje yinjiye mu nzu asanga inzu yarahindutse, ibintu byose byahindutse, avuga se byagenze bite, n'iki kiri gutuma cyabaye hano muri uru rugo, atazi biri kuba. Gusa umuhungu ari ahangaho, umuhungu we wari mukuru, abona umugore ari kugenda aca mu nzu, ari umugore atazi, aravuga ati n'umugore barumuna banjye n'abashobora kuba bamuzanye hano. Ahita aza kukareba, arebye agasanga kambaye imyenda yahoze ari iya nyina, kumbe nyine byanyabyo ari nyina. Gusa ntabwo yari abizi, amukozeho umugore yari afite utuntu tw'imyitozo, ahita amushyira hasi ati wacyana we no gutumenyera mama wawe bimeze bite. Umusore aratonga ati ngende CEO ukomeye cyane wa Yagenze Corporation, sinzi impamvu ugomba kumenyera muri ubu buryo, bite byawe uranshakaho iki? Umugore agufatiye telefone asanga koko imyaka 20 yarashize, aravuga se nihuse mu bihe njye imbere mu bihe imyaka 20 yose. Nibwo umugore wese agaragaza uwo ari we, arangije aranamuhobera cyane ubwira ati ngewe ni njye nyoko ukubyara. Gusa ntabwo yabyumvaga, gusa CEO ntabwo yabyumvaga, nawe ntiwabyumva ari wowe, kuko nta kuntu mu myaka 20 ishize mama we yari yarapfuye, none hamaze gushira imyaka 20 hakaza undi muntu avuga ati ni mama we, kandi bazi ko yarapfuye mu mpanuka y'imodoka. Gusa amubwira ati ibintu uvuga ndabyumva, aterega nanjye sinzi ukuntu anyuze mu bihe, sinzi uburyo nagenze mu bihe, nisanze nanjye ndi hano, atariko ntago napfa kubyumva, sinzi ibintu uri kumbwira. Nyina yakomeje kugerageza kugenda amubwira amabanga yajyaga amubwira bakiri abana kugira ngo arebe ko yamwibuka. Gusa akamubwira ati ibintu uri kuvuga we dushobora ko hano wabikopeye cyangwa ahandi wabikuye, ntago napfa kubyemera. Areba akabona umugore bari mu kigero kimwe benda kungana, ni gute waba uri mama wanjye, isura yawe gisa gutyo, ukimeze na gutyo, ntago napfa kubyumva. Akomeza amukora avuga ati mwana wanjye rwose ndabona warakuze cyane, ndabona umeze neza rwose, waragiye barakugaburira umera neza, ndabona ibintu ari byiza. Gusa umusore umutima ukomeza gutera cyane avuga ati bino bintu ntago nabyizera, ko ntago byaba ari byo, keretse turamutse dupimye nka DNA tukamenya kuri mama wanjye koko byanyabyo, nibwo nabyemera nkamenya kuri mama wanjye. Aravuga ati njye nta kibazo, gusa kugira ngo tuyipime byasaba yuko nyine n'abavandimwe wawe baza kuba bari hano mwese uko muri batatu, tugapima DNA tukaza kumenya nimba koko ndi mama wanyu, kuko ngenda bizi ko ndi mama wanyu, mwebwe mukahita mubimenya, hanyuma tukibanira tumeze neza. Gusa atekereje atigeze abavandimwe yuko bahora mu tubari bari mu tubyiniro bari kwibyinira, yumva ko baba basebye. Yese amubwira ikinyoma, aramubwira ati baba bahuze bari bize, reka wenda njye nawe tubipime, nitumenya ko tuvukana ubwo n'abavandimwe tuzagenda tubabwire. Ubwo ibisubizo bye bimaze gusohoka, Yese yifata yihuse cyane kugira ngo arebye ibisubizo byaje, asanga koko ni mama we nyawe umubyara ava mu nda 99.9, ahubwo ari nyina. Avuga ati mama, rwose na makosa yanjye kuba nananiwe kukumenya kuri mama wanjye, birababaza cyane, gusa ndagukunda. Nyina aramuhumuriza avuga ati ntago nakurenganya kuko ntago wari ubizi. Yahise amutegurira n'ibintu byinshi cyane, ategurira nyina, amutegurira imyenda, amutegurira amashakoshi, aza no kumureba ku kazi yambaye twa twenda yamuguriye, amuzaniye ndetse n'agaprote manje karimo utwo kurya. Nk'umuhungu we nyina agomba kumwitaho, abasekita bamuhagaritse avuga ati ntago wakinjira hano. Ahita afata umwanzuro avuga ati kamamagara umuhungu wanjye noneho aze anyinjirize, kuko nyine abapagasi bari banze ko yinjira. Umuhungu nawe ni Yese amwangere saza, ahita atangira no gufenkenya kutwo bamuzaniye, kandi twari tunaryoshye kuko nyina yatumutekeye. Gusa ngo mu busanzwe CEO yari umuntu uri karume cyane, gusa mbere y'umugore ntago ariko byari bimeze. N'abandi bapagasi batangiye kubihwihwisa avuga ati ese uriya n'umukunzi we mushyashya watumye amera kuriya. Bidatinze hari uwayisuza yarubiye ndetse yanarakaye cyane, uwo yari sheri wa CEO. Ahita aza muri ofisi ndetse n'areba ubukobwa b'inshuti ye, ahita aza gufatira amazi ari mu kirahure akomerera kuri mama wa CEO, amushinja yuko ari umukobwa utagira isoni, ndetse yagerageje no kumuteretera ashaka no kumwibira sheri we. Ati ni gute watinyuka kujya gukora biriya bintu byose? Gusa agakobwa nta makuru kari gafite kuko kari gukubita nyirabukwe, kuko nyine karebeye ku isura karabona bangana. Gusa yibutse yuko umuntu amubwiye ko afite sheri, atangira kumufata neza amubwiye ati bambwiye kuri fiance wa CEO, ndumva mbyishimiye. Ariko yumvaga atamubwira yuko kari nyirabukwe, kuko nyine abirebye nawe ntiyapfa no kubyemera. Amubwiye ati njye ndi umunyamuryango we. Ariko akibaza ase CEO ko nzi ko n'abandi bantu mu muryango agira abo afite mbazi, wowe uturutse he, uruwa hehe? Ntago yabyumvaga ko yaba ari umunyamuryango we, ahubwo yagejeje kwiyumvisha ko umugore uri hano imbere ye ashobora kuba ari umukuzi w'ibyinyo uri kurigerageza kuba yamutwarira umugabo cyangwa se umukunzi
musozi. Arangije ategeka abandi bakobwa b'inshuti ze ati mutangire munamufate barebe ko hari ikintu bamukorera. Gusa mu kanya gato cyane babaye nk'abamushwarambura ku kuboko, abaraho bose bari kubireba. Abakozi bose muri iyo company ahita agira ati muvanga mugende, bahita bakinga imiryango. Gusa baguma hanze bari kugenda batora ibintu bari kumva hakunino. Hari uwaje inyuma yabo ahita batunguka inyuma, yari CEO ahita agira ati ngapagasimwe bimeze bite kuki muri ku rugi rwanjye. Arangije ageze gutya yinjiriye aje kureba asanga mama we arahagaze, abandi bose bari hasi kumwe na fiance we ari kuri sima aryamye hasi. Arangije mama wabona ahagaze gutya aho ngaho, koko kagimara kubibona kahise kaza kirukanka kahita amuhobera kahita kamubwira ati uriya mugore hariya yagerageje kumfata nabi ndetse yanadukubise twese, uriya mugore genda umwigisha isomo kuko yabaye umuntu mubi cyane. Akira aho ngaho arebye abonda koko mama we ahari na mama we akajya areba agakobwa kagiye kumubera agakazana kari kumubeshyera, ahita azahari ibyo yari abonye. Arebye neza asanga mama we yakomeretse ku kiganza. Umusore yahise gutarira uburakari kubwo kubona agakobwa ngaka ngaka kagerageje kubabaza mama we kandi kigira ngo ni fiance bataranabana. Mama ngo yatura ni fiance wawe mugerere muwe uribe wamubabarira, atari ko kari akagore kakomeje kuguteza ibibazo. Umusore cyumva amagambo agakobwa kavuga kuri mama we yahise agafata ati ntukafate mama wanjye muri ya buryo. Gusa umugore we hano ntago ashaka ko biba ibibazo kuko kashoboraga kuba kaba umugore we hazaza. Ati murekure hatagira ikintu mukoraho kuko ntago ari byiza. Akomeza ashaka kubatandukanya gusa bigakomeza bimunanira kuko hari harimo imbaraga. Akabwira ati wagakobwa we nubwo ngende fiance wawe ubu ngubu ntago wagakwiye kububwira mama wanjye gutya muri ubwo buryo ko ntago ari ibintu bikwiye. Aramubwira ati no kuba tugiye gushyingirwa cyangwa kugushaka ntago ari kubw'izindi mpamvu ahubwo nubwo impamvu z'inyungu za business yacu turi kugenda dukoramo hano. Ati rero nshobora no kukureka bikarangira. Ariko akamubwira ati ibyo uri kumbwira ntago ndi kubyizera, ibyo ari byo byose gusa ngenzi ko tugomba gukundana kandi tuzanabana. Mama umusore akamubwira ati ibuka ko kino gihugu ari igihugu kigengwa n'amategeko, sosiyete yacu igengwa n'amategeko, ntago apfa gukora ibyo wishakiye byose kuko ntago ari byo. Umuhungu yatangiye kuva muri controle, mama wagira gutya amukubita urushyi rwiza rw'umutwe, urushyi rumwe rw'ababyeyi bwo kugira ngo atuze. Arangije aramuturutsa amubwira ati wa muhungu we sigaho. Abaraho bose babapagaza bavuga ati bino ni ibiki, ni guta kubise CEO wacu urushyi mu mutwe kandi ari umuntu ufite amafaranga menshi amabiliyoni n'amafaranga n'ibiki byose. Arangije ahita apfukama ahita ajya no ku mavi ahita atangira gusaba imbabazi cyane avuga ati rwose mbabarana nibeshye ibyo nakoze ndetse nabishakaga. Abapagasi bari hanze bavuga ati migenze bite ni ukubera iki apfukamye kuriya, niki cyaba kibiteye gutuma CEO apfukama imbere y'agakobwa kameze nka ko ntago yibonaga kari mama we kuko yari mu myaka mito nyine kuko urumva yihuse mu bihe. Saga fiance k'umusore CEO karamubwira ati ntago wiburangire gutyo, ntago nakureka ngo ugende unsige muri ubu buryo. Ku rundi ruhande abavandimwe bumvishe iby'umuvandimwe wabo yuko ashobora kuba ari kugenda atandukana na fiance we yari afite, akaba agiye gusanga kandi gakobwa. Bagira amatsiko yo kumenya undi uwo mugore wundi ninde ati bimeze bite. Gusa na mama w'umuhungu yakeneye guha nabo bavandimwe babiri bandi ariko bahimba ikinyoma yuko bashobora kuba bagiye kugurisha inzu yabo ya kera babagamo. Barangije tabaza ko nayindi mpamvu ari gutuma baza bagahura hamwe nk'umuryango kuko cya gihe nyina kimara gupfa batangiye kwitana ba mwana bavuga ati wowe ni wateje urupfu, n'undi avuga ati nundi wateje urupfu kuko nyine batangiye kwitana ba mwana batazi wateje urupfu n'inde. Kuva icyo gihe abavandimwe batatu bahise baba nk'abantu bataziranye, buri umwe agenda abaho ubuzima bwe, bose babaho batishimana cyangwa se batanakorana hagati yabo, bitaye ku bya buri umwe yitaye ku bye. Rero nibwo ari bongeye kujya kubonana mu buzima bari bamaze. Bidatinze rero bari bahageze, mama wa kibabona yarazi karabongowe n'ubundi ahita azabasatira agira ngo ariko yaba yabahobera. Barangije bahita bamwigizayo atutana dusiga n'imyanda hakunino. Ati wowe urinde bite byawe ubundi agakobwa nkawe ni gute kaba karahangaha, ntago ubundi wakabaye ukwiye kuba wabona nka CEO wacu kugira ngo we wamushyingirwa cyangwa se washakana nawe. Atariko nimbona nahisemo wahisemo nabi pe kuko uriya mugabo ntago ari umugabo wakabaye hitamo n'ubu buryo ko n'umugabo yirakazwa n'ubusa, umugabo utagira ubuntu. Rero ndabona wowe uri akagore rwose kifata neza gafata n'abantu neza, ntago wakabaye mukwiriye. Rero ntago ibyo bintu byaba ari byo. Umugabo yitaga ati okay nimba muzi ko ndi na fiance wenda umuvandimwe wanyu mukuru, rero nyine mwakabaye mudatinyuka no kumfata nabi mukamfata neza kuko nyine ndi umuntu urenze, kuko ntago mwakabaye mumfata nabi kuko yaza akabaseka. Ati gusa twebwe nta cyatuma tugira ubwoba. Ati rero n'ubundi bintu biryoha bisangiwe, nawe twanagusangira tukagusangira n'umuvandimwe wacu. Umugore arebye abona icyana cye nta discipline gifite, kimeze nkaho kidafite indarangiye atakigufatira akaboko ahita akagobanya ahita agifatira ku mugongo. Ambwira ati waruginga we gute utagira n'isoni, nta na soni nyeyo ugira ukaba ugerageza gukora ibintu nk'ibi. Ati mu buzima bwanjye nta muntu n'umwe ugerageza kunyigisha isomo usibye mama wanjye umbyara. Ati wakiginga we ni gute ugerageza no kumenyera
kandi ari njye nyoko nkaba narakwibyariye nkakwikurira mu nda. Undi muvandimwe tarakara ati ntukinishe kuvuga mama wacu na rimwe na rizima, nizukeneye kongera kumva uvuga mama wacu mu kanwa kawe kuko ntago tubikeneye habe na gatoya. Nubwo nyine abavandimwe batatu batari barahuriye ahantu hamwe ari batatu ngo babe babana cyangwa iki, gusa mama wabo yari umurongo w'intarengwa badakwiye kurengaho. Uwari kugerageza kumuvuga nabi wese ahava akagera bagombaga kuba bamwigisha isomo, bakaba bamwereka ibye. Arambwira ati rero rekera aho ngaho kwigira nkaho uri mama wacu utangira kumuvugaho ibintu byinshi, ntago dukeneye kubyumva kuko ntago babyumvaga koko. Kuko nyine nawe urebye isura ntago imeze nk'iy'umuntu ukuze, bari kubona ari umuntu mutoya. Umuvandimwe mukuru yahise aza atangira kubabaza ati ninde muri gukinisha, uzi ko no muri gukinisha ari mama wanyu? Akari mama wanyu yatwise amezi igenda ndetse akabagira no ku gise, kuki mutabyumva bimeze bite? Nibwo abavandimwe bose bahise bamenye yuko nyina kumbe yongeye kugaruka mu buzima nyuma y'imyaka 20 badahura. Bumva ibyo bintu birabatunguye mu matwi yabo kuko ntago bumvaga ko byashoboka nyuma y'imyaka yose kongera kubona mama wabo ugiye kubitaho ndetse akanabafata neza. Byarabatunguye gusa nanone byari byongeye kubabera ikintu cyiza kubwo kuba bongeye kubona na mama wabo akaba agiye no kubitaho ndetse no kubafata neza, kandi noneho no gusaza kwe bikaba bizigira kure kuko nyine ubu ngubu basa nkaho bari mu kigero kimwe. Gusa bakaba baramuherukaga kera ndetse n'isura bakaba bataranayibukaga buriya kuko bari bakiri abana. Byarangiye bongeye guhura nawe bakaba bamwiboneye n'amaso yabo. Tayari noneho famille yajyaga yongera kuzura nyuma y'imyaka irenga 20 batari kumwe. Famille yongeye gusubira hamwe bafite na mama basubiza ku murongo, ndetse ndakeka ibi nta muntu n'umwe bitashimisha kuba yongeye kuba yahura n'umubyeyi we nyuma y'imyaka nk'ingi yose. Uwo muryango wahise ubapata na rugi. Abo twari turi kumwe wese ndabashimiye, mwakoze cyane kuba twabanye neza cyane, kandi ukakora subscribe kuri Shafi Entertainment niba utarayikora, ubundi dukomeze twibanire. Ngende Shafi, Imana ikomeze bahe umutuzo mu mitima yanyu.